reka nongere mbahe ikaze kuri Icyumba TV. Turi kumwe na Siwo cyangwa Deje cyangwa se mbese umuyobozi w'ikirenga w'Icyumba TV. Ariko niko bimeze kuko bamwe bashonga evangeliste uribuka kera abantu bakiriye ibintu byo gufungura isengero ari igihe umuntu yabaga afite nk'icyumba cy'amasengesho cy'abantu nk'icumi wajya ugasanga ngo dore ngo bishop dore mushumba ngo dore representare w'abantu 10 nawe rero uri bishop w'abantu bangahe abasabi ijana na bangahe wimba imikaze rero turakwakiriye wambaye neza umwenda w'umutuku rwose imbaraga n'amavuta ugaragaza amaraso ya Yesu Kristo ko yaducunguye ko wari ubuze se byari bimeze bite? Mbona ari impuze ariko n'ubundi nabagandi kuvukora umurimo w'Imana hirya no hino ya ariko nongeye nagarutse ubu ndahari pe. Okay, Imana ishimwe. Rero uri umuyobozi w'Icyumba TV, kundi vuga butumwa byumvikane ko nakurikirana amakuru y'abavuga butumwa. Yego ndayakurikirana cyane. Hari umumama twagiye dukunda turi benshi ndavuga bavuga butumwa. Ugiye kuvuga nde? Kuvuga nyine kubibite n'ukuntu agira ijambo ry'Imana none yarangiza akanarinda ubuhamya bwe. Ni umuntu babeshi bagiye baza bakabavugaho ibintu runaka. Ejo bundi ngo babivanze gutya na gutya ariko we nta kintu kibi ndamwumvaho. Yitwa nde? Mama Marionnaire. Ya urebye nta nacyo. Ejo tujye kubona tubone kuri YouTube channel ye. Ariko ari nababashije kugera no mu kirori pe. Itaramo gikomeye yasutsweho amavuta. Ubu ntabwo akiri Mama Marionnaire Eva Mama Oya Pasteur. Oba yabaye Pasteur. Asubira ni pasteur cyane ni pasteurine simbiza ariko ngenzi ko baraza kutwandikira muri comment tubwire reka tuvuge mu cyongereza pastor ya pastor Mama Marionnaire niki wamubwira muri aka kanya ya mva aratwigisha tugafashwa ngo mureke kuba nk'ibivaze aratubwiriza rwose abashaka nyine we niba uhagurutse ugiye gukorera Imana ugende wese urunde umukiremo nta kantu usize inyuma nta kantu na kamwe nyine ura mu mama turamukunda cyane aradufasha aradushimisha kandi rwose pe birabyari bikwiye kugira ngo rwose ahubwo ngiye kubwanjye numva yari yaratinze kubwanjye numva yari yaratinze kubera ukuntu yitanga avuga buriya yazahuye abantu benshi abwiriza abantu benshi nyine kabisa abantu bagafashwa niyo umurebye ukuntu angana n'ukuntu ababyina biradufasha cyane pe ati dufana ikipe idatsindwa cyane ikipe ya ura Mama Marionnaire n'ukuri Imana imwagurira Imana imwagure arenge ku pasteur akomeze n'ahandi cyane rwose nashaka zawe na representante n'ukuri pe ntako batagize pe akorera Imana cyane. None se umuyobozi w'Icyumba TV abantu b'Icyumba TV ni icyo bateguriye kuri uyu munsi naka kajambo keza bababwira nago ndabizi ko nta mwanya munini ufite kuko uri muri huta ugeze hano wihuta ariko koresha umwanya muto ufite ugira icyo ugenera abakunzi bawe. Ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesaza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesaza buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Haleluya haleluya. Mana ishimwe cyane impamvu ndirimbye ko karirimbo gusenga n'ubuzima gusenga n'imibereho tubona ko abantu benshi bakizwe no gusenga kujya gutanga ubuzima gusenga gutanga ibyiringiro iyo ufite ibibazo gusenga kuraguhumuriza igihe wumva ubabaye igihe ureba ukabona nta kintu nta buzima ufite igihe ureba hirya no hino ukabona nta mibereho igihe ureba hirya no hino ukabona imiryango yakwanze igihe ureba hirya no hino ukabona wabuze amahoro igihe ureba hirya no hino ukabona wabuze ibyiringiro igihe ureba hirya no hino ukabona nta miryango ukabona nta bufasha ukabona nta kazi ukabona
nta muntu wo kuba mu ruhande. Gusenga biraduhumuriza, niyo mpamvu nkunda kurimba karirimbo ukavuga ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ubundi gusenga bitanga ibyiringiro kurusha uko umuntu yakugurira inkoko, kurusha uko umuntu yakugurira akaburushete, kurusha uko umuntu yakugurira ibintu bigezweho. Gusenga ni kukonyine ngo dusubizamo ibyiringiro, kukatwambika imbaraga. Umuntu yababona nta nzira, umuntu akabona nta epfo na ruguru, ariko waba wasenze. Gusenga k'umukiranutsi rero nako kujya kugira umumaro. Uyu muntu asenganye umwete, agasenga afite intego, Imana ijya imurokora ikamurengera. Niyo mpamvu ndashishikariza abantu bose bo ku Cyumba TV kugira ngo ntibacogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Buri muntu mu itorero aho ari hose, aho barizwa, buri muntu wese abikore, abifite, abikunze, abikore kandi ashyizemo ingufu. Ntiducogore kugeza ubwo Yesu azaza. Yesu araje, nubwo buri munsi ku munsi umuntu aba yumva yacitse intege, umuntu akumva yacogoye, umuntu yareba hirya no akavuga igihe nahereye ubundi bizageza. Hari igihe umuntu asenga kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, asengera nk'ikintu akabona ahubwo kugira ngo gisubizwe akabona kikubye kabiri, ugasenga wenda ugira ngo urye, ugasenga kugira ngo wenda Imana iguhe ibiryo, ahubwo ukabona nibwo inzara irimo kwikuba, ugasenga kugira ngo wenda abanzi bagende, ahubwo ukabona nibwo babaye benshi, ukabona byikubye kabiri, ukabona byikubye kabiri. Bijya bibaho, ariko noneho nubwo bimeze bityo wicogora kugira gute gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Hari igihe nigeze kuva mu masengesho, nagize ibihe byiza, ariko nari nasengeye ikintu, ahubwo ngeze mu rugo byikuba nk'inshuro enye. Nkajya nibaza ese ni we wavuze? Ariko muri kiriya gihe urimo wishidikanya Imana, ahubwo ongera usenge, ushyireho umwete, ushishikare, kuko burya wabonye byikubye. Mba ntekereza ko nyuma yabyo nyine haba hari ubundi butabazi. Gusenga ni byiza cyane, kuko ubundi nta yindi ntwaro wakoresha. Ugize amagambo usanga hari abafite umunwa munini, ugize urusaku usanga hari abasakuza kukurusha, ariko gusenga iyo umuntu asenganye umwete, Imana igitwumva. Ndababwira rero abantu mukurikiye Icyumba TV, abantu mudukurikiye, musenge cyane kandi mwihanganye, ntimurambirwe. Niba urasengera inzara, niba urimo gusenga kugira ngo Imana izaguhe ubugingo, wirambirwa, hozaho, komeza. Senga uyu munsi, usenge ejo bundi, ukomeze wambare imbaraga. Harimo akabanga. Hari umuntu wajyaga asenga kugira ngo Imana izamukure, yari umuntu yabanaga na virusi, akajya asenga, abantu bakamuga warasaze, bura gufata imiti, bakamuga reka ibyo ntibijya bikira. Yipimishije 2-3 rwose, abantu bagiye kwa muganga basanga nomo ni muzima cyane. Ese ubwo muntu Imana ntiyamukije? Ese abantu bamuca intege bakamuga ati byihorere? Hari abantu dusenga bakaduca intege, bakakubwira ati ibintu urimo warasaze, byihorere, n'ubundi ibyo ngibyo nta baganga bazabikiza, ntibakago iyo ni waraza ni igipindi. Hari abantu baba bameze batyo bakawuca abandi intege, ariko ndagira ngo nkubwire ngo senga cyane, usengane umwete, Imana izagusubiza. Iyo usenze, nta muntu usenga akina. Hariho umuntu wabiririmbye, uramuzi, ngo nta muntu usenga akina. Itorero yavuze ngo kandi umuntu kandi iyo usenga ashobora kuba ari imfubyi ariko asenga, ashobora kuba ari umukene ariko asenga. Ejo mwahura ari urimo kuguha amafaranga yo gutega, ashobora kuba nta buzima afite, acuruza agataro. Ejo mwahura ari urimo guha amafaranga yo gukodesha. Ibintu byo gusenga ngiye bijya bintungura. Uyu munsi uri iki? Ariko none uriya muntu wasenze ejo nawe arahinduka iki? Gusenga ni byiza cyane. Bakristo bene data, bantu muduteze amatwi, musenge, mwongere musenge, Imana izabasubiza. Ndumva ari ayo magambo nababwira, ndumva ari ijwi ry'ihumure nari mbazaniye. Senga, wongere usenge, ushyiremo umwete, ntucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ndabizi ntago uzaviramo, kandi nta muntu usenga akina, barakubeshya. Oya, Imana ishimwe cyane, ndabakunda cyane, murabizi nk'ibisanzwe rwose musenge, mwongere musenge, mushyiremo umwete, umwami azabasubiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego. Nukuri Imana igumugisha, si wo representer gari wa Icyumba TV. Yego. Imana iguha imbaraga n'amavuta. Murakoze cyane. Ariko reka iyi nkuru nyireke. Reka nyireke. Ndaza kuyikubaza mu kanya. Tanga nimero yawe. Mbo nimero rero tubibutse nimero mwadushakiraho ku bantu mudukurikira, mwadushakira kuri 0788 43
79 376 wanyandikira kuri WhatsApp wampamagara nta kibazo. Ushaka kuzaza kuvuga Imana hano, ushaka kuzaza ukatubwira ubuhamya n'ibindi byose, ari comment mwatwandikira tujyamo tukabisoma tukanabasubiza dufite umwanya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, turabakunda cyane.